birata imiheto, birata imbaraga. Ntabwo abayisiraheli bumva imiheto nk'uko birayatubwiye. Birasa imbaraga, birase ko bafite Imana, kandi Imana bavuga bayiteye umugongo, bakoze ibizira bituma itabana nabo. Mukururiye igihugu cyanyu ishano, kandi mukururiye imiryango yanyu ishano, mukururiye akaga iwanyu. Imana itugirire neza. Ariko ibizaba byiza apfa. Ndagira ngo mbahanurire, babwire ko abantu benshi bagiye gupfa bishwe n'ihungabana ry'ibyo bumvishe mu matwi yabo. Nyamara ugenda nawe uzi ko ufite inkoni y'ubutware mu biganza yihereje undi. Inkoni y'ubutware wari warahawe, Imana yamaze kuyikwambura, yayihereje undi. Imana itugirire neza. Yari yaramaze kuyikura mu biganza bya bene Eli, yarayishize mu muhungu wa Hana, Samweli, ari we yayihaye. Ndagira ngo mubwire ko nawe kubera gukora ibyaha bikabije, Imana yamaze kukwambura inkoni y'ubutware, yayihereje undi. Yongera ikabaneshereza. None mwirabaneshereza gute? N'ibizira mwubakiye, inzoka mutunzi wanyu mu nzu musigaye musenga, ibishushanyo mwubakiye mu ngo zanyu, ubugome musigaye mufite. Iki cyatuma Imana ibana namwe ikabarindira n'igihugu, n'ibyaha mwakoze bikarenga no hanze y'igihugu, kugeza ubwo mu kindi gihugu bamubonamo ibindi bintu, kubera ubugome bwanyu bwarenze imbibi. Imana itugirire neza. Birangije ngo nk'uko bamenyereye, bahagarara kuri Ebenezeri ku musozi, ngo bumvaga ko uwo musozi bari buwurwanireho bagatsinda. Birasa imbaraga, namwe murirata imbaraga, ariko zihindutse ubusa kubera ibyaha mwakoze byinshi. Naho ntabwo bazi ko abiyita ko batamba ibitambo by'Uwiteka, abiyita ko bakorera Imana yamaze kubarakarira. Bakabaye bafashe iry'iburyo barifatiye igihugu. Abo nibo bamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka arabazinukwa. Birangiye bagara kundi musozi, baracakirana, bazi ngo baratsinda mu izina ry'Uwiteka. Basanga Uwiteka nta kibana nabo. Imana itugirire neza. Mwese turabasuje, mwese mugubwe neza, kandi ineza y'Imana nibane namwe, nibabeho iminsi yose. Mu byo mukora byose Uwiteka Imana abihire. Hafi na kure mufite bitandukanye mugiye mwirimo, ndabasuhuje, ariko kandi mugubwe neza. Mwandikishe mu muryango wacu, nta kindi bisaba no gukora subscribe. Wamara gukora subscribe uko wabaye umunyamuryango, kandi wamaze kuba umunyamuryango, dusangira byose mu byiciro dushyiraho hano, mu biganiro dushyiraho hano, uko tubisharinga kugira ngo n'abandi baryeho bumve uburyohe bw'ibera mu muryango wacu. Yesu rero ngo udusomere ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere, some mu gice cya kabiri. Niho nshaka ko dusoma, ni naho umwuka yampaye. icyo birongo Somo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa mbere, ibice birongo wa mbere, ibyishimo byahawe. Maze hano arasenga ati: umutima wanjye wishimire Uwiteka. Amen. Ihembe ryanjye bishyirwe hejuru y'Uwiteka. Amen. Akanwa kanjye kagukire ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Amen. Ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo. Amen. Ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Amen. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye
bakenyerana imbaraga, abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye kenshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicare n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yishyizeho. Dukomeze. Azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshisha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azaciraho ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga, azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Nuko Elukana asubira mu rugo rwe i Rama, kandi uwo mwana akora Uwiteka imbere y'umutambyi. Amen. Imana ibamugisha. Batangira gukora ibyaha, batangira kubikorera imbere y'Imana n'imbere y'abantu, ndetse ngo ibyaha byabo bigeraho biva hihishe bijya ku karubanda. Ibyaha rero by'abakozi b'Imana cyangwa se by'abantu bavuga ko bakorera Imana, byavuye ahihishe byageze ku karubanda, bigera ubwo bitera n'ikibazo mu bantu. Kuko ibyaha bya bene byabaye mu bwihisho, ariko bigeze aho bijya ahagaragara. Kuko babanje kujya banywera ibisindisha ahihishe, ariko nyuma ngo bageze babinywera n'imbere y'Abisiraheli. Bageze ubwo bajya basambanira ahihishe, bageze aho ngo basambanira n'imbere y'Abisiraheli, basambanya n'abateguraga mu rusengero. Ibyo bintu biragenda ngo bituma Abayisiraheli ubwabo baritotomba, baravuga ngo mbese ngo ibitambo ntibongera no kubizana. Bamwe bazinukwa ibitambo by'Uwiteka, bamwe bazinukwa gukorera Imana. Ubu hari abantu benshi bazinutswe Imana, bayizinutswe kubera abavugabutumwa bagiye bakorera ibyaha mu banyamahanga. Ubu hari abantu bazinutswe Imana, bayizinuwe n'abapasitori bakoreye ibyaha mu bakristo. Ibyaha byabo bijya ku karubanda, bagasambanya abo bayobora, ndetse bakambura abo bashumbye, yemwe bakagambanira intama bayoboye cyangwa se ubwoko bayoboye. Ibyo bituma abantu bazinukwa Imana, ndetse bamwe baragwa bava mu by'agakiza, babitewe n'abitwa ko ari abakozi b'Imana. Ndagira mbabwire ngo ibyo byaha mwakoreye mu murimo w'Imana nibyo bikuruye ibyago mutari muzi ko bizabageraho. Mwishingikirije uko muhagaze n'uko mumeze, none ibyago bibagezeho kandi birabatunguye nk'uko byatunguye Eli ndetse n'umuryango. Umuhungu we witwa Hofuni na Finehasi n'abahungu bari abashumba bakomeye i Shilo, bakoraga ibitangaza. Ndagira nkubwire ko ahari ushobora kuba ikigutera ubwibone, uvuga ngo urasenga ngo ibitangaza bikaba. Ntiwarusha Finehasi gusenga, ntiwarusha Hofuni gukora ibitangaza, ariko nabyo ntibyababuzaga gusambana. Mbabwire ko ntibyababuzaga gukora ibyaha, ariko kubera ko icyaha ari ikizira imbere y'Imana,
nicyo cyabateruye mu masezerano yose Imana yari yarabasezeranije. Ibyago birabatungura kandi bibatungura batari bazi ko bizabageraho. None icyo Imana yantumye ni uko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda abiyita abakozi b'Imana bakoze ibyaha bikomeye ndetse yemwe by'ubugome bibabaza Uwiteka. None ikintu gikomeye ni uko bakururiye igihugu ishano, bagikururiye akaga. Kaze mbabwire uko byagenze. Uravuga uti bishoboka bite ko umuntu yakora ibyaha agakururira n'igihugu ishano? Hofuni na Finehasi bakoze ibyaha babikorera mu murimo w'Imana. Babikorera mu murimo w'Imana ariko bari mu gihugu, bari muri Israheli. Yemwe Imana yajyaga yumva amasengesho y'abatambyi, ikarinda igihugu, ikarinda Israheli, ikarinda ubwoko bwayo bukaba mu mahoro. Babwire ko amasengesho dusenga ajya atuma Imana irinda igihugu cyacu. Iyo tuyasenze dukiranuka ajya kumira ababisha ntibashobore kucyegera. Yemwe ndagira mbabwire ko Imana yagumye kujya yihangana ngo irebe wenda ko bazigarura. Kandi ni bande yavugaga ko bazigarura? Ni abatambyi, ari bo Hofuni na Finehasi, ndetse ari bo Eli nk'umucamanza mukuru cyangwa se umutambyi mukuru. Imana iguma itegereza ko bazihana, ariko ngo baguma gukora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana. Yemwe baba babi ku rwego ruri hejuru, baba babi bagira ubugome. Nawe reba abantu bakorera ibyaha iwabo mu rugo ariko bakarenga bakaza kubikorera no mu ikoraniro cyangwa mu iteraniro. Imana itugirire neza. Bakabikorera abakristo bayoboye, bakabikorera itorero, yemwe bagakora ibyaha imbere ku mugaragaro. Ugasanga basambanya abadiyakoni. Mu rugero, abakoteguraga mu ihema ry'ibonaniro cyangwa mu ihema ry'Imana. Muri iki gihe turimo bitwa abadiyakoni, nibo bategura mu nsengero cyangwa aho amateraniro abera. Ariko ntibyatinyaga bene Eli, ntibatinyaga gusambanya bene abo bantu bakorana umurimo. Yemwe nawe urabizi ko gukora ibyo byaha n'ubu ukaba ukibikora ariko ukaba wanga kwihana. Ariko naje kukuburira ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima, kuko ishano riraje kandi ishano rirakugwiriye. Wowe ukora ibyaha ukabikabya, ukabikorera no mu murimo w'Imana, ukanga kwihana ukagira ngo bizarangiriraho. Ndagira nkubwire ko wikururiye ishano kandi urikururiye n'igihugu urimo, urikururiye n'umuryango wawe. Bibiliya iravuga ngo urabikora Imana ikakwihorera, ukibwira yuko ihwanye nawe, ariko umunsi umwe izabishyira ku mugaragaro uko byose bikurikira. Wabikoze wihishe, usambana wihishe, utera inda abakobwa wihishe, yemwe ugira ngo urabihisha ubihonga n'amafaranga, ugira ngo ubwo wabihisha abantu ugira ngo Imana ntibizi. Nyamara ibyo bene Eli bakoraga, hari bibwiraga ko Imana itabiruzi, ariko Imana yari yarabikurikiranaga. Ndagira mbabwire ko ibyo mukora Imana irabikurikirana. Wabikorera icyangugu uvuye i Kigali, Imana irabikurikirana, ukibwira ko wabihisha abanyakigali. Wabikorera i Kigali uvuye icyangugu, ukibwira ko hari wabihisha abanyacyangugu, Imana yarabikurikiranye. Wabikorera i Gisenyi uvuye i Kigali, ukibwira ko ubihisha abanyakigali, Imana yarabikurikiranye. Wabikorera mu majyaruguru uvuye mu majyepfo, ukibwira ko ahari Imana itabiruzi, ariko Imana irabikurikirana.
izabishira imbere yawe uko bikurikirana uko wabikoze. Imana itugirire neza. Noneho uyu muryango wo kwa Eli bibwiraga ko bafatishije ari abantu bakomeye, bari bamaze kumva ko ari abantu b'abanyacyubahiro, bazi ko icyubahiro cyabo nta wagikoraho, biyumvagamo nk'abantu nta uzabahanga, bumvaga ko bafatishije. Ariko mbabwire uyu munsi ko ijwi ry'Imana rirakubwiye ngo nutagarukiraho ishano ryagwiriye bene Eli niryo nawe rikugwiriye. Baraza bigira mu rugamba hagati n'isanduku y'amasezerano yabagamo bya bintu bitatu. Cyambere abagamo amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana niyo agiye kubatsindisha mutubahirije, mutagendeyemo. Kandi amategeko y'Imana kuyagenderamo ni ukugendera mu kwera kwayo bigatuma banesha. Habagamo amategeko y'Imana yababuzaga gusambana, arimo ngo ntugasambane, arimo ngo ntukice, arimo ngo ntugasenga izindi mana, ntukazigire mu maso yanyu, arimo ntukangize iby'abandi, arimo ntugakora ibi. Ayo mategeko niyo yarimo bagombaga kugenderamo, bigatuma Imana ibaneshereza ibabonye mu kwera kwayo. Ariko ayo yose bari barayahakanye. Nubwo amategeko y'Imana avuga ngo ntugasambane, barasambanaga. Nubwo avuga ngo ntukice, bari abagome bicaga uwo bashaka bakarenganya uwo bashaka. Yarimo ngo ntukangize iby'abandi, ntukarenganye, ntukabeshere mugenzi wawe. Ariko kubesherana mu bantu b'Imana nibyo byuzuye. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ariko gushinjanya ibinyoma nibyo byuzuye. Imana itugirire neza. Ishano riraje nawe rirakugwiriye kubera kutagendeye mu kwera kw'Imana. Noneho ngo baramanuka bafetse ya sanduka y'amasezerano irimo bya bihamya. Ngo icya kabiri cyabagamo, habagamo urwabya rurimo manu. Manu ni bya byo kurya Imana bagaburiye bari mu butayu. Barabibika, baravuga ngo bituzajya tubyibuka, tubyibutse Imana ko yatugaburiye ibyo kurya turi mu butayu. Namwe muri mu bihe bibi Imana hari ibyo yabakoreye. Nibwo buhamya mugendana ngo Imana ngo nari meze gutya, ngo none Imana yangejeje aha. Ariko none aho ikugejeje niki uri kuyitura? Uyituye kuyihemukira ugakora ibyaha. Habagamo inkoni ya Aroni, inkoni ivuga ko isobanura ko Imana ariyo yatoranije uyu muryango ngo ukorere Imana. Habagamo iyi nkoni y'ubutware. Ariko iyi nkoni bari baramaze kuyakwa. Nyamara ugenda nawe uzi ko ufite inkoni y'ubutware, ariko Imana amaze kuyikwaka mu biganza yihereje undi. Inkoni y'ubutware wari warahawe, Imana yamaze kuyikwambura yayihereje undi. Imana itugirire neza. Yari yaramaze kuyikura mu biganza bya bene Eli, yarayishize mu muhungu wa Hana, Samweli, ariwe yayihaye. Ndagira ngo mubwire ko nawe kubera gukora ibyaha bikabije, Imana yamaze kukwambura inkoni y'ubutware yayihereje undi. Imana itugirire neza. Bo bamanuka bazi ko bagifite ubutware, bageze mu rugamba. Ngo abantu barasakuza, baravuga ngo ubwo isanduka y'Uwiteka igeze hagati muri twe. Bivuze ngo byari n'ingabo zidasanzwe zari zinjiye zigeze mu rugerero. Bati ubwo uyu mutwe w'abatambyi uhakandagiye, kubera ko birataga
erosene da yaziri boneheta, kubera ko birataga izo mbaraga baravuga nguko uyu mutwe uhageze. Ubu ngubu abafilisitiya bagiye bose kwibwiriza abahunge, ngo n'abafilisitiya baravuga ngubwo uriya mutwe w'abatambyi uhageze ntabwo turi bubikire, ngo batangira kugira ubwoba baradagarwa. Ariko ngo umufilisitiya umwe abwira bagenzi bati nimureke turebe neza, turebe ko Imana ikiri mu ruhande rwabo, mureke turwane kigabo tutazaba ibiretwa by'Abisiraheli nk'uko babaye byo muri Egiputa. Noneho ngo barahatana bararwana, ngo babicamo inzovu 3 zingana n'ibihumbi 30 by'abasirikare, ngo bafata Hofuni na Finehasi nabo barabica. Isanduka barayinyaga. Kunyaga isanduka ya Isiraheli kwabaga kuba babanyaza igihugu. Barayinyaga barayitwara, bayijyana iwabo mu Bafilisitiya. Noneho ngo Eli aho ari bamubwira inkuru z'uko abahungu be bapfuye, bamubwira n'uko isanduka y'isezerano yanyazwe, ngo asanga ntaho kubasigaje, asanga kubaho kwe kurarangiye, asanga nta kimurengera gifite. Arangije ngo akuba ijosi ari ku ntebe yicayeho arapfa. Ndagira ngo mbahanurire babwire ko abantu benshi bagiye gupfa bishwe n'ihungabana ry'ibyo bumvishe mu matwi yabo. Kubera iki? Eli yumvishe ibintu bibi mu matwi ye, arahungabana arapfa. Bitewe n'iki? Nuko bimuye Uwiteka bakimika ibyaha. Ariko iyo babimenya kare bagahindukira bakareka ibyaha, Imana ari kubakiza amaboko y'Abafilisitiya. Ariko mwene data, wowe wumvishe ubutumwa, emera ureke ibyaha, Imana iguhindukire kugirira imbabazi, Imana itugirire neza. Ngo Samweli, uyu Samweli yabaga Ishilo, niwe wahise aba umutambyi, niwe wahise aba umucamanza, niwe wahise ayobora Isiraheli. Abafilisitiya Hofuni na Finehasi bari bapfuye, ndetse na Eli. Ingoma y'abatambyi ibirarangiye. Nyamara Imana yari yarabivuze kera, ariko bakajya babikereza. Yari yaravuze ngo muzagera ubwo mwifuza agatore k'umutsima kamwe, muzagera ubwo mwifuza gusaba uwo mwimye. Imana ibaburira kare, irababwira ngo izakuraho icyo bishingikirizaga ubwo butware nuko bahagaze n'icyubahiro bafite. Ariko Imana iravuga ngo nibyo izakuraho. Nanjye nje kubahanura mbabwira ko ibyo mwishingikirije nibyo Imana igiye kuvanaho. Niyo mpamvu mvuze ngo benshi bazishwa n'ihungabana ry'ibyo bumvishe mu matwi yabo, kuko yaravuze ngo nzakora ikintu gikomeye mu muryango wa Eli, amatwi azacyumva yose azacura injereri. Imana itugirire neza. Imana igiye gukora ikintu gikomeye, amatwi azacyumva azacura injereri. Ibyo twavugaga ni amateka yo kwa Eli, ariko ni wowe uyu munsi uri kubwirwa ubu butumwa buvuga ngo reka ibyaha, ishano ritaraza. Imana nibagirire neza. Amen. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza utambukije mu ijambo ry'Imana, ariko kandi wavuze ngo ntabwo biriya byakwirwaga bigiye kubibwirwa twebwe. Reka mvuge ngo buri wese yisuzume, arebe uko ahagaze, arebe uko ari kugenda, arebe nimba imirimo ari gukora Uwiteka Imana ayishimira muri iyi minsi. Turagushimiye cyane Imana igumugisha. Amen. Tugane ku musozo kandi w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Sinzi nimba hari icyo waba wisuguta wavuze gatuma umwanya umaze kivuge. Nta kindi kirenze ku byo tuvuze, keretse ko umuntu wese yisuzuma mu Rwanda. Kunavuze ko iyo umuntu w'Imana wahamagara akoze nabi, Imana ikamurakarira, azanira ishano igihugu cye n'umuryango we nawe.
niyo mpamvu kwirinda kwe bizana amahoro. Imana rero umuntu wese yisuzume mu ruhande rwe avuga atari kugusa njyewe waba ugiye kuzanisha kubera ibyo nkora Imana itishimira, nahindukira akabireka, Imana nayo irareka ibibi yari iteje mu gihugu cye, irareka ibibi yari iteje kuri we, imugirire imbabazi. Reka tuguseremeho tugana ku musozo, utange za telefone zawe nurangiza udusengere nyuma tugana ku musozo. Nimero ya telefone yanjye ni 07 8 23 666 533. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese, turagushimiye kubane natwe muri iki kiganiro. Mwami, tugushimiye ko n'abari baduhagaze imbere, abatwicaye imbere, ari ababa bagenda muri bisi, ari abari mu kazi bakora, bakatwumva bari mu mwanya barimo wose, turagushimiye ko bumvishe ubutumwa. Kandi tugushimiye ko Umwuka Wera wasizemo umufasha, Mwami, azabafasha kureka ibibi. Kandi tugushimiye ko bumvise kandi bagahindukira, nawe ukabagirira imbabazi. Maze ugirire imbabazi igihugu cyacu, ugirire imbabazi imiryango yacu, ugirire imbabazi ubwoko bwacu, nk'uko wagiriye imbabazi ubwoko bwa Isiraheli, natwe ariko tugirire imbabazi. Turagarutse, turigaruye. Daniyeli yasabiye ubwoko bwe, abusabira imbabazi, yihana ibyaha byabwo. Nawe ugirira imbabazi Isiraheli uyigarukaho. Natwe twihanye ibyaha by'Abanyarwanda. Mwami, twihanye ibyaha byo bakoze byose, kugira ngo utubabarire, utugarukeho, utugirire imbabazi, uturinde ibyago ntibitugereho, ahubwo uduhe amahoro yuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana imugishe. Amen.